tubahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wese mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza ndetse naho utameze neza ukomeze kwihangana Imana ni byose izagutabara reka nsabe by'umwihariko utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo twe tubana umunsi ku wundi uyu munsi ndi kumwe na Aria izina ryawe nkunda kuryibagira Imana Glorious mbwira izina mama Manuel ibyo byoroshye ndetse na mama Manuel niwe turi kumwe turi kuganira nagira ngo bose murabaze mumaze kubamenya uyu munsi rero turi kuganira kugira ngo tumenye urumva bose ni umuryango wa Papa Shafi murabizi we kamaze giharwaye ni umuryango umwe murumva ko rero bikwiye kugira ngo babe bahuye ubwo umwe ni muramukazi wundi ngira ngo murabyumva ubushize tuganira twagize igitekerezo ndetse hari n'abandi baduhaye ibitekerezo batubwira ko ibyiza wa mugani ari uko twabahuza nubwo bataziranye haragiye abantu bahuzwa n'ibyiza hari n'igihe abantu bahuzwa n'ibibazo bibaho byose mu buzima twatekereje ko rero twabahuza bakaganira na Aria bakanamenyana nk'umuryango kugira ngo dushake umuti w'ikibazo kuko twafasha Papa Shafi akabaho ndetse nibaza arimo bigasa nkaho bigabanutse niyo mpamvu twicaranye hano tugiye kuganira nguhaye ikaze babuja ko wambaye neza bakeye we ekata bakeye ko cyane n'ukuri nda bigenda biza meze neza meze neza urakomeye kabebe kameze neza kameze neza nawe umeze neza yego meze neza Kigaruru yirambyemo nyirambyemo rwose byibura bitumye unagira n'Ikigaruru gusa wari uhazi ntago nari mazi rega icumbi ni kuri gamwa ni kuri rero ndoro tembereye wisanze no muri Kigali mu mujyi wabonye hari imodoka nakunze pe rumva rero kwa Papa Shafi wenda si byiza karwaye ariko bitumye unatembera dore umaze iminsi ngahe natembereye narebye umujyi narebye Nyabugogo niba ari ngo niba ari Nyabugogo ni Nyabugogo nagera umango gogose nyine niyo mvugo yindi babashatse guhindura ni Nyabugogo bakanahita gogose nahageze akajya bamfata ukuboko banyobora bankira mu yindi modoka mbona ugeza hanyuma iminsi Papa Shafi ubu ngubu ni wowe ngiye tugiye kumubaza kuko niwe muri kumwe wenda ameze gute muri iyi minsi muri kumwe urumva ntago urasubira mu inoza igicumbi uracyari n'ahanyine kandi niwe muri kumwe uri kuba ubiwe ameze ati ararembye pe ese nta gihinduka kwa muganga babuze uburwayi mbese dutegereje Imana ikikora pe dutegereje icyo Imana ikora nuko ariko ararembye ameze nabi akeneye ubufasha ubushize tuganira rero wavuze ko ugiye kumubwira kumujyana warabimuganirije byibura yaranze yambwiye ko adashobora kugira ubucumbi kuko ngo atahabaye neza atabanye n'abantu yaranze ahubwo ambwira yuko bashaka umugore we ngo mutoya bakaba baganira bacyakenewe bageze aho banyenera none urakenewe noneho urashakishwa uruhinduka kuri nyenerwa none kuri bya bere reka nkubwire Imana ikora ibintu byinshi noneho urakenewe ibaze ko ukenewe ibaze ko umugabo cyane akavuga ati nshaka umugore wanjye muto n'umwana we mutoya n'umwana kandi yaricaraga akaba atanisuranje adashaka kuyibona narashaka kumbona igihe cya kitaragera Yesu we igihe cyageze kandi ubushize nanjye ndahari njye ntago nzamwirengagiza urahari kandi atakubona aragushaka mu rugo nzamwirengagiza nko kanyirengagije njye ese uyu niwe wingune muri mukazi wanjye ni witwa Aria nabikubwira wibagirwa uraho neza none use nkwite mukesha nagure sinabikubwiye ni wowe ariko mundebere n'ukuri kw'Imana nago nabikubwiye nago rero wari wabyibagiye nari nabyibagiwe na uyu muntu namubwiye ati tugiye erega nataye umutwe uramubaye mu cyaro rega afite ibintu byinshi n'uyu yitwa Aria nkuvuze mu izina uraho umwana se wamusizeye anasigaye agajya mugendana kandi sha nagahinja kuki tujye mugendana
iyo ngahetse ntabwo kaba kameze neza wumva kanihera hasi muzana akasuhuza na shangazi koko hajya ubwo ni shangazi ndi shangazi mu kinyarwanda ubwo ni nyirasenge kutari kuza kumwereka nyirasenge bimeze gute niba bigiramo ubushake nzamubereka ariko ni bandi uri kuvuga abo bande kandi ngo ntimwere muziranye none muramenyanye nase naramuzi reka nase namuzi rero uramusaza wanjye nawe mana yatubereye umubyeyi koza amabara uriya mugabo ni umusitari ngo turutse igicumbi harigirwa nahaherera twe tuba turi mu mujyi mutozi ugiye kwigira umunyakigali koko ntabwo ari umunyakigali ntabwo twumva gicumbi ariko ntabwo tuzi ngo iherereye hehe uzahamenya ni waba w'umugabo wawe mubwira uti ni wowe umugabo wazahamenya si waba umugabo wawe ni kwa nyirabukwe uzahamenya si udufitiye umwana uri mwana azanyobora uriya mwana ni umunyagicumbi nawe ese ntazaza gufata umunani urazanyobora urahari aha urahari da isese bari bamuha umunani niba naho yageraga bazawumuha abana bafata uwase uyu azawufata nese si afite aho yavutse se basanga baramuhaye akaharyana hanyuma dore reka tugaruke ku kibazo nyamukuru tureke gutebya ariya rero uyu mubyeyi impamvu yifuje ko tuganira nyine nayigusobanuriye ni ukuganira ku kibazo cy'uriya mugabo wawe wemera cyangwa utemeramo kimwe kugira ngo turebe uko twamufasha nyine uko dushoboye ibishoboka ntabwo tuvuze ngo mufate amafaranga ntayo rwose abantu nyine turabizi nyine hari n'ubundi bushobozi wenda igitekerezo cy'umuntu ashaka kugira cy'uburyo papa Shafi twamufasha nyine uburyo bushoboka yaratekereje kumubwira kujya mu cyaro Gicumbi none ngo yabyanze ariko n'impamvu twavuye tuti umutwe umwe ntiwigira inama reka dushake na ariya kuko nabonye ushobora kubona wabyumva niba wowe ikindi gitekerezo waduha cyamufasha nyine cyangwa se niba umuheruka niba muvugana kuri telefone mbese wowe urabyumva gute mbese urabyumva gute urana umugabo wawe ufite umwana wowe urabyumva gute nawe urabuze uko ameze mbese numbyumva siko nanjye nta bushobozi mfite ngo namufasha urabizi ko nanjye nta bushobozi mfite ko kuri fone turavugana akambwira ko kirembye niba rero mushiki ashaka kumujyana mu cyaro afite ubushobozi yamujyana erega ubushobozi uri kuvuga ntabwo ari amafaranga ubushobozi turi kuvuga ni uko uvuze ni ukumurwaza nyine akagenda akamurwaza ubwo nyine se arwaza umuntu nta bushobozi nta mazi uri bumuhe nta giko muri bumuhe nta sikari yewe urabizi nawe urazi ubuzima nanjye nabagamo navuga ko bari bwo ndi kwegura agatwe ntikareguka neza ntabwo kareguka neza ntabwo birazi yego ubwo urumva nanjye nta bufasha mfite bwo kumuha aka kanya yenda kereka mvuze nanjye ningiye kumusura nk'uko wenda n'abandi bamusura ariko aka kanya nanjye nta mfite ko namushyira mvuge ngo namufasha mu burwayi bari kumuguharira ntabwo ari kumumuharira ese ko nikoze ko muri kumumparira ese yaba yarakubwiye ubuzima nabanyemo njye kugira ngo njye kubyara na ubuzima twabanye yaba yarabukubwiye ntabyo nzi kubera yuko n'ukuri ntabyo nzi kandi nubwo yizambwira no kuba rero njye naranamusuye nimuhe dore uwamuje nawe nomero yawe n'uyu wayimpaye nyine nimuhe z'uko muhekeye zonyine kuko njye ntigeze ngera imuhe n'umunsi n'umwe naratwise mpita amezi 9 ndabyara nta muhe yigeze ngirira n'umunsi n'umwe nta bandi bakeba bawe se basi waba uzi waba ufite ugiye gushakisha bakeba bose se wenda ndagira ngo mbimenye neza wenda amenye aho twahera turebe ko twarwana yewe abakeba barahari barahari ariko kuba papa Shafi njyewe naraje no kumurira ni impuhwe z'uko muhekeye nta zindi ariko ubufasha aka kanya nsaba bwose njye nawe mbaye mfite ubushobozi ubwo yagusabye ubushize yagusabye ko waza mu rugo mu kabana ukaba muri iruhande nyine ukamurwaza nibwo bufasha yagusabye ariko nta kintu mu rugo se ikibazo rero ni inzu nakaje ariko inzu arimo ni ubukode iriya nzu abonye ko ishobora gukodeshwa amafaranga iri yabamo ari hejuru cyangwa se nabasha kuyabona ku cyumba bazadusohorane se
neza niba cyokoze nambwira ko hari umuntu afite wo kumwishyurira inzu sambwira njye nzagenda. Ikibazo ufite nuko mwajyayo bakabasohora mu nzu cyane. icyo kurya se kubaho Jewe nibansohoye gake nta muntu ushaka kongera kunsohora mu nzu. Uzi ubuzima nari mbayemo. Ntubuze. Ubu rero mu gihe yari afite amafaranga iyo nzu ye sinayibayemo tujye kubana hariya ndeba yagiye gucumbika badusohorane mu nzu. Ega no kwitanga. Kwitanga. Gufasha no kwitanga. Kuba njyena namugeze imbere buriya naritanze. itanga nk'umuntu mwabyaranye Kandi niwe muntu yizeye. iyi kandi nawe ashaka Ubu ni njye cyizere Ati kiri. ariya musha. ariya Ntabwo yambwiye mama shafi. Mama Shafisi. Ko ari we waryaga. ariya nanjye niwe yambwiye Ntabwo ubyibuka ko ari wari umugore w'icyucu kizungereze. ariya niwe washaka Avuye mate. Nyine ubu ni wowe uriho. Wowe ikibazo wowe uje amafaranga ntabwo bamenya icyo baba barapfera. Umugore n'umugabo bamenya Kuko ubu yafite. Reka. umugore n'umugabo se Buriya ashaka kubwira ikitari cyo. Ashaka kubwira akakubwira ikitari cyo. Se wamenya barapfuye iki ko bashwana Uribuka kera. tuvugana akajya nyiratisha Mama Shafi. Mama Shafi niwe mugore. Kiragiye nyine yara. None ubu nanjye ngarankeneye. Ikibazo gukenera akennye kandi nawe Anameze nawe ahubwo ari nyakwigendera ari indembe. Ese aragira ngo mufashe. Nanjye nifashije. Njye kumureba nzajya nza murebe musure musuhuze. Niba ngombwa n'umwana nzamumuzane. amurebe utari. Nese hari ubundi bufasha mfite. Nta bundi bufasha ngiye mfite. Kwanza nawe arabizi azi uko nari imeze turimo tuburana indango si yanjye ngo sinzi ngo ibintu nk'ibyo urabyibuka. Ubuzima nari mbayemo se ntagabuze. Gusa aka kanya yumva naba mbuvuweyemo gute nta kazi mbuvanyemo neza. Rero sinzi ikintu mushaka ko namufasha kindi. mwanjye rero nka mushiki we rwose nifuje kuza kugura ngo tuganire ku kibazo cy'uriya mugabo ari musaza wanjye tuganire tuhe icyo twageraho. Reba yararembye, reba ameze nabi kandi ari mu bukode nta kazi afite. Ese ubukode katarinjye nabo mushyizemo. Menyana nawe Wowe urabumenyereye. Menyana nawe nta nzi yigizamo n'umunsi n'umwe. Ndarema. Ariko nkumva ko afite ibipanga ari umukire nyine. Erega mwe mucyurira ngo bipangu namwe. Seko mu mucyurira kari Ariko warariye. nanjye utarariye dore naje ariko namwe mwariye mwanyoye muri kumutera. Urabona ngaragara nk'umuntu wariye. Wavuze ko mwajyaga amakoko. Kangahe bivuze. Warambwiye uti papa shafi yaguha 500 atari kagura ibyo kurya. Menyanye nawe n'urugero mu kwezi kumwe. Umpaye keya njyanye ahantu ndariye ndanyweye mu kundi kwezi ntahindura nyihakaza. Uzambwira ko nari numva ari igihe gitose. Yakubwiye ko wese yo kumwana nta utayinyama. Ngo ngwiki. Ko yakubwiye. Yakubwiye ngwiki. Ngo wese yo kumwana nta utayinyama. Ubwo rero ntiwambwira ngo narariye. Yewe yaraguhemukiye. Washunnyeho. Nawe wahise utwita vuba. Kwezi kumwe Oya n'urugero nari muhaye. Ageze ngo igihe ntago ari ngombwa kugitangaza igihe twamaranye. Ariko ngo haye urugero. Ariko ntiwariye bihagije mbese. Gusa ku byo narya nkarya nk'inzu n'urugero yagura nka miliyoni 2 cyangwa 3. Rero nayo nariye. Ngoro kumbwira ngo kumbufasha ngo iki ubufasha mfite ngewe nzabumuha. Ntago nzamugira nkuko yangize. Ni nk'ubuhese basi mungwaneho ugahaje Mbwira ubuhese. Nuko umusura kodesha nkamusura. Nuko umusura mu rugo nibwo bafasha wowe ufite. Nta bundi bufasha mfite. Nese ko namfiteho kuba namujyana ngo murwaze nanjye aho ndi umva simpindukira. Uryama amaguru ari hanze. Umutwe ushyira mu zamaguru. Nizanze z'Kigali nyine. Imana nidutabare we turakennye. Abantu barakennye. Turakennye. Ako nk'umuryango mwe mukwe kwifatanya aho. Ariko wamugana. Niba yaranabita ndumva yafite amafaranga namwe atarabatereranye. Namwe mukamwita mukamurwaza. Yanze ko dutaha ariko n'ubundi yaratekereza inzara. Sinzi namwe mukajya muyishyura. Ubu sinzibamo twayishyura iki. Ariko abantu bamenye ko bamukira batishyura. Ningira icyatanu. Umunzi wacu y'amategura ibiri aho ngaho. Ubu se ndaza kwishyura nabonye ari mu nzu y'amabati. None se ni wewe wenyine mu vindi bwe nta bandi bahare. Abandi banze kuza kubera yabatereranye. Erega ngo ntabona kiye bamase bimubwiye. Ubwo rero
ni ukuri reka nkubwize ukuri yaradutereranye abona amafaranga ntiyatwicaho ntiyatuba hafi kugeza nubwo namusabye amafaranga y'imashini akayanyima ubu nuko nanjye navuze nti umva ngiye kumureba kuko naramurebye kuri telefone ndavuga nti mana nti musaza wanjye arapfuye neza nereka famiye ngo bari nakazi k'ibyo birabura urumva ko abandi ntacyo bibabwiye ninjye wabashije kuza njye ninjye wabashije kuza agifite amafaranga ari hejuru cyakora yari ameze cyakora azi kurya ifaranga akikoraho kandi avuga yigira atya ikintu mwaga mwavugana kuri Imana ni mutabara erega Imana izi gucisha bugufi ntabwo ubizi ubwo rero abumurwaje nyine gusa muri kurya iki se basi mu rugo keretse nk'umugira neza azakaza kumureba akadusigira icyo gihumbi nta kintu gihaha muri iyi minsi murabizi mbere bwo nta nubwo yarafite ahubwo n'umutekera ahubwo n'icyo gihumbi niba kiza yenda ukaba wanateka ni amahirwe undi niwe wari nabwo namena nabwo niwe wakimuha ariko uzi kubaho uvuga ngo ntegereje abagira neza uza abantu birirwa mu muhanda basabiriza ijana bakaribu se abagira neza ugira ngo babayemuha akananagira icyamaza kose ayo ngayo ayo nta mazi arimo nta umuriro urimo nabonye bagira kujya ku gikuta byaranananiye bishyura amazi n'umuriro inaha twishyura n'ibishingwe nuko byose n'umutekano noneho njya guhara agera ku isoko bakamwa inyanya ni 200 ntamaye nka niwacu twamenyereye mirongo ubwo se ibyo ubumbwira ni ibyo biragoye none ubwo se nanjye wampamagaye ngo uranshaka imenyereye mirongo nanjye ubwanjye ubwo nyine mu gihumbi akubwira ngo duhure akubwira ko njye hari ukomeze erega we kubera yarembye abaca hirya bati ko byashoboka wowe wari ubashaka wowe niba na 500 ko yamuha bakazamwoza koko ndi mushiki we uzunajye unamukara yabaragize arya kandemera ubu nanjye ku gishoro yampaye nanjye mbangize nyankakora ubwo ko nzamwoza erega shana ari nawe arabyicuza nyabo ariko nawe ari kubyicuza kandi no gusaba Imana imbabazi kandi iyo murasabye Imana imbabazi umuntu arababarirwa ushaka kumuha imbabazi nawe ntiwareka ahubwo urambwira ko aramutse akiza agakira koko yenda agasubirana ubuzima no kuducira yenda duke kandi uko umuceri karakubabaje kuko kugeza ku yo yari afite ndumva byamugora ntayo yabona ibyo byamuvuna yayakura heza urabona biriya atari uburyajya uriya mutima afite koko yakomeza kumva ngo ngiye ngo ninjye akeneye shaka ukuntu ameze ntabwo yaba ari kubyarya aho umugabarira turara tugashoka yarisi ijisho rimwe nk'uwapfushije nyirawe wabibona nukurira ijisho rimwe n'umuntu ahekenya n'Imana wabonye ko yarisi ijisho rimwe nk'uwapfushije nyirawe ni ukuri wamubaye hafi ko ari wowe yantumye ko ari wowe rwose nkasaba nomero zawe nkaba nkubonye wamfashije ko umva nkubwire mubyeyi biniya biti bitagenze gutyo kuko nawe ntiwaguma mu rugo naturugo rwanjye se ntago naturugo rwanjye ubwo nibyanga nubwo biragenda bite umva kuntu biri bugende nibyanga mushake wewe nta mwana mukuru ufite ngo mumuhe uriya mugore ariko se uriya mugore wazamuha umwana aho mugana abantu nk'abo barwaye mu nzu ntacyo kurya uwo mwana azaza kwicwa n'inzara we arwaye amaguru arwaye ngaje kurwaza se niba nyina icaha agaca hirya akishugurikira akaza ahubwo bakarya kwa muganga yagiye kwa muganga bamucisha mu cyuma amaguru n'umugongo babura indwara kandi nyine ngo biba bimuguga amaguru abamuguguna abantu bakuze nibo bavuga kuguguna abamurya twaraganiriye turabese baramuhumanyije ko kujya kwa muganga bagasanga nta kibazo ufite ku ndwara urwaye buriya umuntu atekereza byinshi yarajyawe se mpazi ko njye kuva natwe utasinagiye guhura nawe ni wowe waduhuzaga dusa nk'abari kujya impaka tuburana wowe uratekereza se yaba arwaye iki ko yagendaga henshi se yagendaga henshi ubwo ushaka kuvuga iki shaka umugore ugira oya ntanyura yagendaga henshi nawe ibyo yazize yararanga wamenya yarazize iki ariko musaza wanjye koko azize kabyara musaza yagendaga henshi araryoheje umva ubuzima buramuryohera isi iragenda imubana ijoro ritoya none yabaye ntabwo yari ameze nk'umuntu uri mu isi nase dufata uwuhe mwanzuro nkamura mu kazi wawe njyewe dore ikintu igitekerezo njye simbizi niba uzohereza wowe n'ujya gutaha niba uzohereza umwana wawe nibo ntago mbizi pe ugeze ubu umwana wanjye azemera kujya azabura arabwirirwe babasohore mu nzu bate hanze uzitangira musaza wawe
none se uyu yaje yikoreye n'ibijumba n'imyumbati sinzi ibyo waje wikoreye njye ikintu inkunga mbemereye n'inzajya nanjye ngira icyo nabonye ni ibijumba nazanye mu nanjye gapaniye najya mbasunikira n'inusu y'isukari hari ikindi se cyangwa ifu y'igikoma mu bubasha naba mfite kuko nta bundi bubasha sinakubwira ngo ndamuterera papa shafu mujyane wanjye ntahaha kandi nawe ntiwaziwe reka n'umwana none Shafi biratuyobeye ugatubuza icyo dukora ariko mu bufasha umuntu uwo ari we wese iyo turi kuganira gutya nyine uwo ari we wese wabona ari ukumushakira umwana wo kumufasha no kumujyana muri dushe nabyo ni ikibazo bwayibaza umuntu ufite umuryango ungana gutya akabura umuntu umurwaye nicyo kintu kibabaje umuntu ufite abagore bangahe akagira abana bangahe akagira umuryango ungana gutya ukabura umuntu utabanye neza shakwa atarabanye neza ukabura umuntu uvuga ngo ngaziye kurwanya abana be b'umugore mukuru si bakora yego ni inkumi murabazi se yego si bakuru ariko noneho ndume ni bakuru n'abasore n'inkumi kuri umugabo yaranakoze musaza wanjye yari afite akazi akahe kazi yarakoze pe ukuntu umuntu yabura umuntu umurwaza iyo mirimo yose bashiki bafite yari afite akazi kenshi yaragakoze pe nukuri afite umuryango yavutsemo afite abana ariko mbwira ukuntu ushobora kubura umuntu n'umwe wakuvomera n'amazi ni ikibazo ntabwo yabanye neza ntabwo yiteganyirije ubundi iyo ukize ugira uniteganyiriza kugira ngo uzagira ikibazo nyine uzabona ukujya inyuma numvishije ejo bundi twaraganiriye arambwira ngo aramuhamagaye kuri telefone ndavuga se ko nta muntu n'umwe mfashe nuko mwamfasha nkasubira mu rugo ushaka gutaha ndashaka gutaha kakanya nose uramusize none se nasize abana nasize urugo nta muntu nanjye uri kureba umugutware wanjye n'abana ndumva rero mwamfasha tukareba uko twabigenza nkataha nkajya mu rugo niwo mwanzuro ngewe nafashe ushaka se ukamusigira aramugusigira ndamugusigira wowe ndamugusigira pe none se uri umudamu we genda mushiki mwese urabona nta urugo rwanjye ariko ni disi nta kutari wagize nta kutari wagize iminsi umaze nta ni myinshi pe mamaze iminsi myinshi nasize urugo nasize abana mwamfasha n'ukuri pe erega n'amezi 5 haza ukayamara ese umuvandimwe kari cyo bivuga umugore se bivuga iki umuvandimwe hari icyo bivuga kurusha umugore burya mamwe burya ku muntu umwonsi berere rimwe wara kubyumva ke umuvandimwe nicyo kintu gikase wakagombye kubyihanganira ariko urumva nawe ari guturu ikibazo no guturwo ukajya yaje atabyumvikanyeho n'umutware twabyumvikanyeho nzi ko azanzaza nkakayakoroherwa n'umudamu we tugafatanya akamba hafi none mwese muri kumutererana none rero nimumfashe pe nimumfashe n'ukuri nka muntu mwabyaranye nze bakurangiye ko ari ngiye twabyaranye njyenyine ni wowe mbashije kubona ese ko ari wowe mbashije kubona ko abandi ntababonye ngo bigende bite koko ngiye mbabarira ntabwo ari wowe wenyine ariko nawe uri umwe muri abo yakubanje kugucaho kandi ni wowe yambwiye ko akeneye ni nawe avuga nta wundi akeneye pe sibwo ari kumvuga aragira ati ariya niwe ashaka ngo ni umwana ariya yabaye havuyeho mu mashafi havuyeho ariya yabaye n'ukuri tabara nyabo wa musiga wagira rero reka nkubwire ubwo nta murwaza uraba umusigiye kuko njye urabizi mfite uruhinja mbasha guhaguruka nkajya yenda kwikaraga nkayibona ko nabona niyo fu y'igikoma ubwo se ninjya kumurwaza urumva nzahaguruka gute nibura ko najyaga mbona nizo senyisa nkanazohereza ahubwo nta kuntu washaka undi mugore mukuru yari afite ukamugenda ukareba umwisenge neza umwe muri bo ukamubwira ati ngo nijya kurwaza siko ubu ugiye kugikora akazi ko kuzenguka mu bagore be bose mbere yo gutaha ahubwo ntazasubira igicumbi ahubwo atavuye akazi kenshi ni ukuri naba mfite akazi kenshi pe byenda biretse rwose ndatashye ndamuretse njye kureba urugo rwanjye kuko namwe mwabyanye ntabwo muri kumwitaho
muragira ngo se mbigenze nekora mwamfashije koko nk'abantu nk'umuntu mwabyaranye mukamuba hafi cyangwa mugashaka umwana akaza akamuba hafi. nanjye nagusobanura nkubwira ubuzima bwanjye mbayemo. urumva wowe mbese wowe nawe niba ugiye mu cyaro yawe nawe usanze n'urugo. njye si ubwo ngubwo njye ahantu mbaye ndacumbitse ibaze ngiye kuba ahantu akodesha ntaho kwishyura hafite ingenzi kwanza nabagamo njye nayishyura ni nk'umugera neza wangiriye neza asa nk'ucumbitse. inzu bamo kunyishyura make cyane. rero urumva kuva ahantu ndi ngo ngiye kubaho papa shafari ni ibintu bigoranye. ugiye gufata umwanzuro wisubirira igicumbi witahire umusiga umusezere usiga ameze kuriya. yego ntago nasenya kubera musaza wanjye musaza agenda aryama asinzire azi neza wese se musaza we. none mwe ko muzaba musize mwebwe mwarabaye ari umugabo wawe we kusinzira noneho haswe ngiye mushiki njyewe nigiza ntunga ntago nabanye nawe. nuko ntago nabanye nawe ni bya bindi bya pafu kandi sinanjye mugore njyenyine. ni pafu se ntabwo babanye mu nzu. ndamubasigiye ndagiye ngiye gutega imodoka go rwose nahe ibyo birabareba n'akazi kanyu nzaya mbirebera kuri WhatsApp. niba bakuri WhatsApp ubwo mujye mwandikirana n'abo bagore n'abo bana. nyine ubwo wewe mananje ariko birambabaje pe. none bayangu ngiye nkora iki nsenye se nanjye ukuri birababaje. nkuko namwe nta kutari wagize pe wagerageje witanze ariko nitanze nta wundi muntu wari wabashije kuza ni ngewe waje. buri kintu cyari gukorwa mwabagore mwe mwari kwicara mukaganira mukavuga muti iyo umuntu abagore ariko mbwira uzwamo nabo ntazi abagore barara harimo nabo ntazi cyokoze umuntu abashe guhura nawe ni mama shafu andi ntago mbazi ahubwo umenya n'inyuma hari undi nyuma wese hari undi urumva oya ntawe nzi ni ibyo ari gukeka ubuzima bwari bugikomeje butarazahara. n'ukuri byari bikwiriye ko mwicara nk'abantu b'abadamu be mukavuga muti mukugire nabi si kugira mukareba ukuntu mumugenza. kumera ukavuga se ngo mama shafu ntago amushaka ntamushaka nta nubwo ashaka n'abana be. umva rero nkubwire no abana arabashaka no kweba mwiza. ndakwinginze hamwe n'Imana fasha wihangane uze muri kumwe ngende ngiye kujya mu cyaro icumbi nekerezeho. uri kumbwira ntago mbyumva habe ntago mbyumva kumbwira ngo twarabyaranye ntago uri bubiri. wowe wa mugani ushobora gukemura ikibazo ariko ugateza ikindi. ntago mbyumva aho kugira ngo ukemure ibya musaza wawe uteze ikibazo iwawe ngiye dore uko mbyumva. birashoboka yuko niba hari umwana wabona sibyo wawe mukuru wa usimbiye uzana umwana urani nyirarume cyangwa se umva ikindi gitekerezo cyangwa papa shafu ubwe akabwira umugore we uko afite abana bakuru akamuha umwana byibura songe kari uruhinja nta mumuhanga mu rwaza kugira ngo bigende. ikintu gishoboka ni icyo ukohereza umwana wawe bakaba bari kumwe cyangwa se papa shafu bakavugana n'umugore we ubimubwire gutyo. yego afite abana pe kandi bakuru akamuha umwana umwe akaza kumufasha. bamubwira wowe ugenda ugera mu rugo umubwira iki gitekerezo mbwira uti rero nje naje hano nje kukureba none ndabona nta kiri guhinduka abagore bawe nta kintu bari kugufasha kandi nanjye sinaturugo umubwire umuhitishemo ubwira tubwire umugore we amuha umwana byibura kumufasha. papa Safi yavuze ko ngataburanga ngo bagira neza ngo batazajya baburanga ngo bakumuhiba ibyo kurya wenda umwana ntiyakicwa n'inzara. naho ubundi nawe ntiwasenya urugo ngo uje kuba Kigali. kuri pemo oya ngibye mbwira ntago ndi kubyumva kuko nura mwana mpetse nta nubwo azi n'ikigoma cya papa. yaweho nibakore ko ufite nje ni bande nta n'ikigoma cya papa wazimperuka yari buzampe ikigoma cy'umwana nabyaye imitungo yaratejwe cyamunara. noneho byaye mu bukene. ngiye icyo mbisabiye ubwo rero ngiye kugenda muganirize mubaze nawe ni umuntu mukuru pe akundi wabigenza. niba yakemera nkamwoherereza umwana nkafata umwana mu banjye nkamuhumwe ntago ibyo yabyanga akangase mwishwa we. ikibazo niba zarya ikisi uko abayohereza ibijumba se ko atabirya ko wumva ngo yimenyereye inkoko ntago akakanya ijambo inkoko yarengotse. reka dusoze ikiganiro ariko turi gusoza nagira ngo ariya ugira ikintu ubwira papa Safi ijambo mva mubwira. ijambo njya akakanya numva namubwira arabizi ubuzima mbayemo kuba nkeneye rero nanjye ntacyo nahindutseho ngo nibura ngavuga ati hariya yarahindutse nawe ubuzima bwabaye bwiza uko nzi niko nkiri kandi nawe arabizi
ubwo rero mu bufasha ari kwaka njyewe icyo nzajya mbasha kubona nicyo nzajyamo aho kumbwira ngo musange murwaze aka kanya ndumva bitaravamo. Reka ariya ngushimire ku mwanya wawe waduhaye ariko ubutaha uzihangana twereke n'akabibi turebe ko ese barasa cyangwa ntabwo basa. niba uzabyimenyera ko niba yari yemera se ataremera ndabizi. Reka dusoreze hano ikiganiro ariko ni ukuri mujye muri komenti. Papa Shafi nukuri ararwaye ntago ameze neza ariko nyine ntitugaca umuntu intege niba umuntu wenda atarabanye neza n'abantu ariko tujye tunahumuriza no muntu byibuza tumube hafi ariko mushiki we yari yaje ariko nabwo ntacyo byatanze. Ubwo rero nukuri abantu bamufite nimero ye mujye mumuvugisha byibura munamuhe pole. Burya iyo umuntu arwaye akabona n'umuntu amuhamagara ambwira ati hangane byongera icyizere cyo gukira. Reka ariko mujye kujya muri komenti mutubwire igitekerezo nyine inama n'ibitekerezo mwagira Papa Shafi kuko niwe urwaye mbese namwe mutanga icyifuzo cyanyu nyine ese wowe urumva byagenda bite byabuze umuntu murwaje ariko nyine burya nta kintu kiba Imana itakizi bura hari impamvu ariko ikizire nuko ararwaye ariko azakira azongera mbe neza. Reka dusurize musasa mu kiganiro cy'ubutaha.